ndibuka niga ku ishuri uniforme yo ku ishuri niyo nagumaga namba muri korali akaba ariyo njyana muri korali ukava ku ishuri yambaye nkaguma nambaye uniforme mu buzima busanzwe kandi akaba oya ntabwo ari mu buzima busanzwe kuko sinajyanaga guhinga ahubwo nayambaraga nsohotse niyo yari style yanjye ubururu ya shitingi y'umweru ngashyiramo na ya shati y'umweru none insingi iri hano ku mufuka none nkagatera ipasi nyine nkakambara ariko inkweto zo n'ubundi buhamya iyo nzigezeho simvuga Imana igira neza hari nka saa 9 z'ijoro saa 9 nijoro ndarota umuntu w'umuganga Muraraje aramvuye amvuza utuntu tw'utwatsi ntago nyantwibagirwa n'akaravumba yampaye mu nzozi ibiyiko bitatu by'umuravumba yafashe umuravumba awushira mu byatsi by'imakoma ashira mu iva arangije avanamo arangije akamurira ku kiyiko ashira mwakunyu gakeya ampereza ikiyiko cya mbere ndakinywa icya kabiri ndakinywa icya gatatu ndakinywa arambwira ngo indwara ndi kuzikuvura icyo dusabwa rero kugira ngo twaccess ngo umugisha nikiye nukwegera Imana cyane ukavana amaso ku bantu ukavana amaso ku bintu ukavana amaso ku isi amaso yawe ukayahanga Uwiteka wenyine ugasenga kubasuhuza mwese mukurikiye GOSAF TV Godo Samaritan Fellowship mwese muri Amerika mwese muri Aziya iburayi abari Zambia abari Zimbabwe abari hehe hose hatandukanye mu isi yacu tubabwire ngo Uwiteka agomeze abarinde uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza aho tugiye kuganira na Pst Jonathan ku bintu byinshi cyane ndetse araza kutubwira na bumwe mu buhamya ku byo yaciyemo mu buzima bw'iyo bwa buri munsi nimucikwe n'ikiganiro cyacu ibuka gukora subscribe ndetse no gukanda inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bikugireho neza kandi mu buryo bwiza ngendi Kidumu Eli ikiganiro ni cya GOSAF TV Pastor muraho tubaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane muraho turaho neza amahoro turamahoro uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo mwateguye kugira ngo mugezeho abakurikiye TV yacu GOSAF TV tubibutse ko nyine ari Pst Jonathan amazina yandi yose agiye kwebabwira mu kanya karimo mu kiganiro murakoze cyane ndumva mbere uko ngira icyo mvuga kindi twabanza tugashimira Imana kubera ko twemereye kubona iki gitondo abantu benshi batabashije kukibona ariko twebwe tugize umugisha turagushimiye mwami Imana tuguhaye icyubahiro ku iki gitondo cyiza muririmbyi yegeze aririmba aravuga ngo kubaho ni Kristo n'ubu kuba natwe turiho Kristo ufite umugambi mwiza ku buzima bwacu biherwa icyubahiro rero bishimirwe n'amahanga yose kandi ushirwe hejuru nuko rero uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe turasabye kugira ngo ureke umwuka wera azategeka ubugingo bwacu ategeka imitima yacu yururukire muri twebwe atuyobore atangirane natwe kandi akore ku mitima y'abantu anyuriye n'iri jambo tugiye kuganira tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen murakoze cyane Kidumu Eli jewe nitwa Pst Jonathan irindi nitwa Ntegereje Uwera ndi umugabo mfite umugore mfite n'abana
kugera uyu munsi mfite babiri, Holly na Jolly. Nkaba rero nkora umurimo w'Imana mu buryo bwa kimisiyoneri. Yego. Reka rero ndatinze cyane, ndumva bihagije. Yego. Tuganira ijambo ry'Imana. Nta kibazo. Hanyuma nitumara gusoma uyu murongo, turaza kuvuga ijambo rivuga ngo humura. Komera. Humura, komera. Yego. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice ni 40, dusome n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Handitswe amagambo akurikira ngo ijwi ry'urangurura, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuga ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byabo byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Amen. Mbere ko rero tuhaganira, ndumva twasoma ikindi cyanditswe kimwe gusa, cyanditswe gikunda kuba gihatse imyigishirize yanjye yose. Ni mu gitabo, mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Handitswe amagambo akurikira avuga ngo, ndashimira Yesu Kristo umwami wacu wambashishije, kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo. Amen. Murakoze cyane rero, nishimiye kuba mu uyu mwanya w'ikiganiro. Mwakoze kuntekerezaho, kandi ndashimira Imana nayo yabibashoboje ikabashyiramo n'umutima wo kundarika kugira ngo tuganire. Yego. Ijambo navuze tugiye kuganira riravuga ngo humura, komera. Humura kandi ukomere. Iri jambo rivuga ngo humura kandi ukomere ni ijambo rihumuriza. Yego. Ribwira ufite umutima ufite igishika ngo umutima wutuze, wururuke, aruhuke, yumve ko afite ubuvugizi, yumve ko afite umurengezi, yumve ko afite ubutabazi bushobora kuba buri ahantu hagaragara cyangwa se hatagaragara. Yego. Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo, Timoteyo mwana wanjye ndagukunda, ariko ndashimira Imana kuko nanjye yarandebye ibona nabo kwizerwa ingabira umurimo. Ubundi hari ibintu yarasobanuye bisa n'ibyanjye. Yaramusobanuriye ati, kuvuga akavukire, kubwa hahise hanjye, kubwuko nakuze ku mikurire yanjye, ntabwo nari nkwiye kuba umukozi w'Imana. Nanjye kubwa akavukire hanjye kidumu n'abandi mu nyumva, ntabwo nari nkwiye kuba umukozi w'Imana. Iyo ndebye mbona ntagarade na rimwe nari nkwiriye, ahubwo nari nkwiye kuba inyuma y'abandi bose, nkabukandagirwa, nkabukubitwa, nkaburenganywa, nkabufungwa, nkabuwicwa urubozo. Ntabwo nari mfite ingingo indengera. Urabizi ko hari umuntu ugira imiryango ikomeye avukamo, akagira abantu bize cyane, akagira amafaranga menshi, akagira imirage ikomeye. Hari abandi bantu usanga barize amashuri menshi cyane akomeye, hari abandi bantu usanga bafite amazina aremereye hano mu isi. Iyo tubirebyeho turavuga ngo bariya nabahiriwe, turavuga ngo bariya nibo bafite amahirwe, turavuga ngo bariya nibo nibura bakabaye babaho. Ariko hashimwe Kristo, nanjye Jonathan ntegereje uwera warebye akabona nanjye nabo kwizerwa, agahitamo kungabira. Icyo yangabiye rero si ikindi, yangabiye umurimo. Amen. Iyi Mana njya numva ntabona uburyo nyishimira, ntabwo nabona uburyo nyishyira hejuru, ntabwo nabona imvugo ndi bukoreshe mu magambo yanjye bwite, sinanabasha kubona n'ururimi nakoresha kugira ngo nsobanure uburyo nyishimira ko yamisemo ikantoranya mu bandi. Imana ishimwe rero, ndumva afashijwe. Ndumva afashijwe cyane,
nibutsa aho Imana yankuye, nibuka aho Imana yansanze, nibuka aho twahekenyeraga amenyo, nibuka mu mubabaro, mu gahinda gasaze katagira ingero, katagira ingano, aho ngaho ni Imana yadusanze, irangije dukurura buke buke, iratwiyegereza, ituzana aha ngaha. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Imana yubaho cyane, ndahibutse, nibutse ibyo yankoreye. Yesaya arandika mu iki gitabo cya 40. Arandika Yesaya, uyu ni umugabo ubyarwa n'undi mugabo witwa Amosi. Yandika avuga ngo nijwi ry'urangurira, azabwira abisiraheli. Imana yari ivuze ngo ibyo ubutumwa bagomba gushyikiriza abantu. Imana iramubwira ngo genda ubabwire, nibajya kuvuga, nibajya kuganira, babwire abantu ibibururutse imitima, babahumurize, bababwire ngo intambara zabo zikuweho, bababwire ngo ibyaha byabo nabyo byigijweyo, bababwire ngo Imana ibababariye kabiri. Imana yibutse abisiraheli, yibuka isezerano yagiranye nabo, irabababarira. Imana irabibutse, mubabwire imitima yabo ituze, mubabwire imitima yabo yururuke, mubabwire imitima yabo ikomere, mubabwire bashikame, mubabwire ngo ntabwo, mubabwire ngo ntacyo nzaba, mubabwire ngo ntacyo nzaba, ndakomeye. Njya nibuka abana baba mu muhanda, hari igihe bajyaga bahura bagasuhuzanya, wajya kubona ukabona musuhuje ati tuzabaho, humura, ati tuzabaho, akamubwira ati tuzabaho. Nibyo yaraye mu ikanivu, yaraye mu muhanda, ariko ibyiringiro by'umutima bikamubwira ngo uko biri kose nta bwoba, tuzabaho kandi tubeho neza. Ndashimira rero Imana ko yabirebye. Kidumu ntabwo uzi background yanjye, ariko njye navukiye mu muryango w'abantu basenga Imana. Mvukira mu cyaro cy'ahantu hitwa mu Gishoma, ahantu hitwa Inyenzi. Mpavukiye mvuka mu rugo nta bushobozi bafite mu buryo bw'amafaranga. Ikintu bari bafite ko ari ugupfukama ku kirago gusa no gusenga. Mvukira aho ngaho. Noneho urumva kuvukira ahantu nkaho muri quartier aho utuye ari mwe bakene muhatuye, urumva ibibazo biba mubifite mudasangiye n'abandi. Hari igihe abandi barya wowe ugasanga ntiwariye, hari igihe abandi baba bafite ibyo bambara wowe ntugire icyo wambara. Njya nibuka niga ku ishuri, uniforme yo ku ishuri niyo nagumaga nambara. Muri korali akaba ariyo njyana muri korali. Ukava ku ishuri nkaguma nambaye uniforme. Kandi akaba oya ntabwo ari mu buzima busanzwe, kuko sinajyanaga guhinga, ahubwo nayambaraga nsohotse. Niyo yari style yanjye, ubururu, ya shitingi y'umweru, ngashyiramo na ya shati y'umweru, na insingi iri hano ku mufuka, noneho nkagatera ipasi nyine nkakambara. Ariko inkweto zo ni ubundi buhamya, iyo nzigezeho simvuga, ahubwo iyo ngeze ku nkweto ndicecekera, kuko nambaraga inkuburano gusa. Noneho rero urumva hari umuntu wagukuburiye ayambara 46, urabona mfite ikirenge gitoya nambara nka 40, ariko ugasanga umuntu yankuburiye 46. 46 rero kugira ngo inkwire bisaba gufata imyenda ugashyiramo hari imbere, hanyuma ariko hagize umuntu kwirukankaho ikirenge kirashahuka kikavamo. Ngubwo ubuhamya bwanjye, nguko uko nambaraga. Iyo uniforme rero narayirindaga, kuko niwo wari umwenda wanjye wibanga, cyangwa umwenda wanjye ukomeye Imana yamaye ufite agaciro. Noneho rero dore ikibazo, ni hahandi korali zajya mu rugendo bakavuga ngo mushaka uniforme y'umukara kandi twe twambara ubururu. Bakaza kuvuga ngo muri concert twagiye mu rugendo turaza kwambara noneho kaki, noneho n'ishati ya blessier. Ibyo rero byabaga ikigeragezo, byansabaga guhendahenda umuntu uzantiza, kandi nkamutereta ibyumweru 2 nibura mbere yuko uwo munsi ugera. Byarashoboka ko najya no kuguhingira, ariko ukantiza uniforme nzambara muri korali. Ikigeragezo njya nibuka rimwe n'umuntu nayitiriye, yarangiza akampinduka ku cyumweru akayinyima, kandi tugiye kujya mu rugendo. Yarayikwemereye mbere umunsi w'igikorwa arampinduka, aravuga ati ya myenda nanjye niyo nibwambare, nta yindi nateguye, ubwo nukuyambara nyine. Njya mbyibuka twari tugiye mu rugendo, uwo munsi nariza amarira menshi cyane, ndavuga nti Uwiteka we, nanjye kuko uzangirira neza basi, umpa agashati, umpa agapantaro, umpe nanjye amasogisi, uzangirira neza basi, unyambike mbona imyenda 2 uwo mpinduranya n'uwo nsigarana mu rugo. Nariza amarira menshi cyane, ariko nasenga ikampumuriza, ikambwira ngo humura,
komera, Amen. bizagenda neza. Iteka ryose iyo Imana izakugira umuntu ukomeye ikunyuza nawe mu bikomeye. Ikosi y'umwofisiye n'ikosi y'utari umwofisiye ziratandukanye, mukora bitandukanye bitewe n'ibyo muzaba cyangwa muteganyirizwa kuzaba. Imana ishimwe cyane. Hano rero Yesaya yaranditse ngo Bisirayeli, ubwoko bwanjye, abana banjye, nimubahumurize. Na Bibiliya irabivuga cyane ngo nimumaranisha imibabaro, kubwirana aya magambo. Amen. Mubwirana amagambo ko Yesu yenda kugaruka. Umuntu ufite intimba, umuntu ugowe, mubwira uti Yesu azaza, humura Yesu azaza, kandi naza azashyira iherezo ku ntimba, azashyira iherezo ku mibabaro. Nta kindi wakabaye ubwira umuntu, mubwire ko Yesu ari hafi yo kugaruka. Yesu azaza, impamvu azaza nuko yabisezeranye natwe. Yaravuze ngo nzaza. Bibiliya ibivuga neza ukuntu azaza. Bibiliya ivuga ngo azazana n'abamarayika bamushagaye, kubera ko azaba aje mu bukwe. Ubukwe bwanjye na Kristo, ubukwe bwawe na Kristo, ubukwe bwawe wowe unyumva na Kristo. Yesu azaza kandi nta nubwo azatinda. Igihe cyagenwe, igihe gishyitse, Yesu azaza agirire abantu be neza. Nimubabwire rero ibibururutsa imitima, mubabwire ibibakomeza, mubabwire ibibasubiza mu imbaraga, mubabwire ko nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo kwiyahura, nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Kristo ni umwami n'ukuri azaza. Amen. Paulo arimo yandikira Timoteyo amubwira ati ndashimira Imana. Paulo yibutse uwo yari we, yari Sawuli imbere, umwicanyi. Bibiliya ivuga ko Stefano apfa, Paulo nawe ngo yari ahari, yari ahahagaze. Mu yandi magambo nta kindi yakora kuko yari atarahura n'Imana, yarayoboye icyo gikundi cyo kwica Stefano. Urumva ibyaha yari yarakoze byinshi ntibyatumaga abasha kwegera Imana. Ntawe yendaga kuzahurira n'Imana, ariko yandikiye Timoteyo aramubwira ati ndashimira Imana, ni ukuri yarandebye ibona nanjye nabo kwizerwa. Ndibuka banyohereza kwiga, nagomba kuva mu Gishoma n'amaguru, nkaza mpetse igikapu cyanjye, nkaza mfite matera yanjye, nkaza mfite indobo yanjye, mbihetse, kandi nkagenda n'amaguru kugeza ubwo ngera i Kamembe. Naho hari muri secondaire. Muri secondaire tugacumbika muri groupe scolaire ya Gihundwe. Mu gitondo cya kare tugatega imodokari yitwa bisi Onatrakom. Ikangeza ku Gikongoro Nyamagabe. Kava ku Gikongoro Nyamagabe nerekera Mushubi. Kuva ku Gikongoro Nyamagabe werekera Mushubi ni ibirometero byinshi cyane. N'urugendo rujya kuba umunsi wose. Nkajya kwigayo. Ibyo ntago nategaga kugira ngo ndenge ishyamba rya Nyungwe. Ahandi hose nkagenda n'amaguru ngiye kwiga muri école secondaire ya Mushubi aho nize. Imyaka yose nyiga gutyo, niga imanite kugeza ubwo nyirangiza. Ndabyibuka njya no kuri kaminuza, n'ubuhamya burebure. Nari mfite varize itagira na korogate, itagira n'iki. Imana inyereka ku munota wa nyuma nibwo nabonye ibikoresho. Ku itariki enye nzagenda kuri 5, ku cyumweru nzagenda ku wa mbere, nibwo Imana yanyeretse impa ibikoresho byo kujyana ku ishuri. Ibyo bikoresho nabanye nabyo ku ishuri mbicunga kuko nari nzi ko ntahandi nzakura ibindi, kuko Imana niyo yari ikoze igitangaza. Reka tuvuge nyuma yo kwiga rero, igihe cyarageze none ndarwara. Ndwaye burya abakene ntibagira ubitaho, ntibagira ubavuganira, kereka Kristo wenyine, kereka Imana Data, kereka umucamanza mukuru Yesu Kristo. Niwe wenyine ushobora guhagarara akavuga ngo uyu mukene mwitayeho, ndamwisinye, n'uwanjye ndamwihariye, ibyiwe byose n'ibyanjye, nzamurwanirira intambara, nzamuvuganiraho atabasha kugira umuvuganira. Ndabyibuka narabicunze ibyo bikoresho, mbaho nza kugera igihe ndarwara. Ndwaye ndabyibuka ko nabaye mu bitaro igihe kinini nakimaze mu bitaro, ntawe ungeraho, nta nuzi ko ndwaye. Kubera iki? Nta communication ngo abantu bamenye basobanukirwe ko narwaye, ntari kuboneka. Ubwo abantu bari bazaga ngo Jonathan yagiye, kandi mba mu bitaro. Ndagenda mba mu bitaro ndwaye kugera n'igihe ishuri nabaye nkuri dropinze ndivamo. Ngivuyemo n'ubundi nkomeza ibitaro. Nge nibuka mfite icyangombwa kigaragaza ko ninjiye mu bitaro ku itariki ya mbere, ku 8 z'ukwa mbere, nsokamo kuri 2 z'ukwa 8. Ibitaro bya Gihundwe. Nari ndwaye, ndembye, ntabasha no kuvuga, ndafite n'undengera. Ngatabarwa n'iki? Umuhungu wakoraga amasuku
akaza akampanagura akongera akagenda, muganga akanzanira agakoma akigendera, undi muganga akaza kunzanira agakoma nawe akigendera. Ubwo ni ubuhamya, ni ibintu ntakwibagirwa. Umutima wanjye rero wahoranaga agahinda, ngiye gupfa, nzapfa ryari se, ariko se ubundi rwaje rukanjyana kare rutancunaguje se, nzatera imbere se, nanjye se nzaba umugabo, ubundi se nimva kwa muganga, ubundi ko nagira mwene ndafite abo kunyitaho, n'ubundi se nimva mu bitaro, ubundi se nzabona ibyo kurya, n'ubundi inzara izanyica. Mu mutima wanjye, mu bwonko bwanjye hiyumvishaga iby'urucantege gusa, ibinsubiza inyuma, uzapfa, uzabaho, amajwi nayo kandi akabimbwira, uziyahura, ibintu nk'ibyo bikaguma biza ku mutima. Ubundi se iwanyu nta sambu bagira, iwanyu nta nka mugira, nta hene mugira, habe n'inkoko, akazi se ubundi uzagakurahe? Nkajya mu kizami cy'akazi n'ubundi nzi ko ntari butsinde, kavuga n'ubundi ntutsinda se ubundi uzagakora, ninde se uzakaguha? Koko nanagerayo ibyo narotaga akaba ari byo bimbaho, ibyo navugaga ngo nta kazi nzabona n'ubundi akaba ari byo bimbaho, birangira akazi nkabuze kandi narize. Ariko Imana itagibura ukugira, itagibura ukugira. Njya mvuga ngo umuntu wese agira page ye mu gitabo cy'Imana. Iyi page yawe igezweho, Dawudi niwe wabivuze muri Zaburi ya 56 umurongo w'10, aravuga ngo ubara kurorongotana kwanjye, ngushyira amarira yanjye mu icupa ryawe. Mbese ngo ibyo ntibyanditswe mu gitabo cyawe Mana? Ubundi amarira yawe urira, niba uyaririra Kirisito afite icupa yo gushiriramo, icupa yo ryuzuye, igisubizo kiba kigeze ku muryango. Yesu yiteguye gutabara umuntu wese umuhanze amaso, umuhaye umutima wese, Yesu yiteguye kumutabara. Reka nkubwire ijambo rimwe mwene data nkunda, ndagukunda aho uri hose, kandi impamvu ngukunda nuko namenye ko Kristo ari wowe wagukunze mbere. Ikimenyetso yarakupfiriye, yarakwitangiye, yemeye kwikorera umusaraba, akubitwa inkoni wari kuzakubitwa kubw'ibyaha byawe. Nanjye yanshyize mu rukundo rwo gukunda. Ntukongere kuvuga ngo ntabwo ufite umuntu ugukunda. Kristo aragukunda, kandi n'abakozi b'Imana turagukunda. Turagukunda kandi turagusengera, tukwitayeho kandi Imana ikwitayeho kuruta. Nubwo waba utagifite umuryango, udafite papa, udafite mama, cyangwa se bose baragiye, cyangwa se ukaba bafite ntacyo bagufashije mu by'ubuzima, nta bushobozi bafite, cyangwa se batakwemera, cyangwa se batakwitayeho, bakaba banabufite, bibaho. Satani ni umugome, araza akajya mu bantu akabacabiranya, akabanganisha. Ndagira ngo umenyeshe iri jambo rimwe, Kristo niwe mwami wawe. Kristo waragukunda, ntabwo yakwihakana. Kristo yitaye ku muntu wese ushaka kuvugana nawe. Kristo aragushaka wowe, ngwino umwegere gusa umusange. Yatuguhaye ubutumwa buvuga ngo komera, humura, ntacyo uzaba, nta bwoba, Kristo aracyari ku ngoma. Yesu azutse yaravuze ngo noneho nahawe ubutware bwose mu ijuru ndetse no mu isi. Kristo ni umwami w'ijuru, akaba n'umwami wo mu isi. Iyi si arayitegeka, ikintu cyose niwe ugikontorora. Ubugingo bwawe, impamvu utarapfa ni umugambi agufiteho. Ubundi kuva ugihumeka akakuka k'abantu bazima, nubwo waba urimo sonde, nubwo waba uri guhumeka nsigane, ariko ukumva biri ukigahumeka akakuka, nubwo waba urwaye, nubwo waba ufite ibisazi, nubwo waba urwaye abadayimoni, nubwo waba urwaye indwara zikomeye, kanseri, sida, nubwo waba urwaye indwara zimeze zite, nubwo yaba ari iyi korona yateye yagufashe, ugihumeka, bisobanura ngo Kristo aracyafite umugambi ku buri buzima bwawe. Bisobanura ngo Kristo aracyakwitayeho. Yego ikosi ntiwabura kuyinyuramo, kuko ntiwaba umusirikare utaratojwe, ariko nagira ngo ubwire ngo igihe cyawe kizagera, uve mu iyo mibabaro ujya ahantu heza hanejeje. Icy'ingenzi gusa, fata umutima wawe uwegurire Kristo. Nageze igihe nk'ubwo burwayi, ndavuga nti n'ubundi kwiheba ntacyo bimariye, kwiganyira ntacyo bimfashije, ntibyanyongerera ikiro kimwe, ahubwo ndapunguka gusa, ntibyanama ibiryo, ahubwo ndaburara nkanabwirirwa. None rero reka mbisuzugure, ndavuga ngiye gusuzugura ububabare, ndetse numva andi majwi atangiye kumvugira mu mutima, na Satani nawe ndamusuzuguye. Ubundi se Satani wowe kukunyica byakunaniye? Ubundi byarakunaniye wowe kunyica?
byarakunaniye kunyica, wumva ubaye numva mbaye umuntu uri open, nubwo ntabashaga kuvuga kubera ko namaze amezi menshi cyane ntabasha kuvuga, ijwi ritasohoka, ntanavuga, ntanaca n'amasinye kubera uburwayi, ariko mu mutima wanjye naravugaga, naravuze ntumva rero Satani, ubundi wowe urabibona amezi 8 yose ndi hano mu bitaro bya Gihundwe, se ntubibona ko kunyica byakunaniye, ntabwo wanshobora kunyica. Bibiliya ivuga ngo ntimugatinye uwica umubiri, ngo gusa ahubwo muzatinye uwica umubiri, ngo n'ubugingo akazaguta no muri Gehinomu. N'Imana yonyine ifite ubwo bubasha, Satani nawe ntabwo afite. Satani amubwira nti ntiwanyica, iyo ubishoboye waranyishe kera, wenda ababyeyi banjye ukabicisha agahinda, wenda niba hari n'umuntu twasenganye nawe ukamwicisha agahinda, ko nibona baraga nk'inshuti zanjye n'abandi bantu bo muri famille ukabicisha agahinda, ariko njya mbona byarakunaniye. Kuva rero byarakunaniye, niba ufite n'ubundi bubabare, I'm ready to support your sorrows. Ubwo bubabare bwawe ndi ready kubwakira, kongeye kuva ahangaha, mpamanya n'umutima wanjye, mpamanya n'umwuka ndimo, mpamanya na Yesu Kristo wampamagaye ko ngiye kuva ahangaha kwa muganga. Mbere yuko mpava rero, zana ububabare bwawe kongeye kugenda ndi muzima. Nzava hano ndi mutaraga, nzagenda nkomeye, nzagenda amaguru yanjye arambuka agakora neza, ko ntiyabashaga gukora, urumva bansunikaga mu igare. Nzagenda umugongo wanjye wicara neza ukora, nzagenda mbasha guhagarara ameze neza. Ubwo niba ufite ububabare bwawe, buzana ubundundeho, ubuzane nkiri ahangaha kwa kakarago k'igitanda cyo kwa muganga, ugire vuba kuko ngiye kugenda. Ndumva niyambuye ubushwambagara bw'ububabare bwawe, ndumva niyambuye indwara zawe. Satani ndamubwira kandi koko yarankanze. Uwo munsi n'umwuka woze wanga guhumeka, no guhumeka yaraje arabizana, biranga, umwuka ukanga, bazana ibishoboka byose by'abaganga, arabikora, ibimpekenya umubiri wose, ibihekenya umutwe, ibihekenya umutima, ibihekenya, numva ni byinshi, amaguru kuyarambura biranga. Bamwe mu bandebaga b'abaganga bari bazi ko ari cyo gihe cyanjye cyo kurangiza uru rugendo, ariko nari navuganye nawe ndamubwira ntizana ibyawe, ngiye kugenda, nutabizana nzabigusigira, uzabigumana utabimpaye. Niba narabyandikiwe ari kire yanjye, zana vuba vuba nabyo mbivane ko ngiye gutaha. Haleluya, amina. Imana igira neza. Hari nka saa 9 z'ijoro, nka saa 9 nijoro, ndota umuntu w'umuganga, mbona araje aramvuye, amvuza utuntu tw'utwatsi, ntabwo ntwibagirwa n'akaravumba yampaye mu nzozi, ibiyiko bitatu by'umuravumba. Yafashe umuravumba awushira mu byatsi by'imakoma, ashira mu iva, arangije avanamo, arangije akamurira ku kiyiko, ashira mwakunyu gakeya, ampereza ikiyiko cya mbere ndakinywa, icya kabiri ndakinywa, icya gatatu ndakinywa. Arambwira ngo indwara ndi kuzikuvura. Ntabwo navuga ngo narahagurutse ngo ndabadaduka, nta mbaraga nari ifite zo kugenda, nimaze igihe kinini narasenzekaye, n'ubundi sinari bwende guhaguruka ngo nihagurutse nivane mu iryo gare. Ariko ndabyibuka umuntu apfa ku iki gitanda, bakavuga ngo wowe ngo va ku iki gitanda, ngo ayapfuye, ngo iki nicyo cyegutse, ngo nimushyire huriya musore di, ngo nawe umugongo wiwe ngo disi, ngo kiriya nicyo sawa, bakanshyira ku cyapfuyeho, mu mwanya bakazana undi bakakimvanaho, bakazanshyira ku kindi undi apfuyeho, ngenda nsimburana ku bitanda abantu bagiye bapfiraho. Ariko Imana yangiriye neza. Amina. Haleluya. Ingirira neza imvana mu bitaro, ingirira neza imvana mu bitaro. Yesu ashimwe. Umuravumba wo mu mwuka. Kuko ntawe wumpaye ku muravumba gusa. Bwakeye mu gitondo ntangira kugira utubaraga, amaso kureba bikanga, nkareba hafi cyane, najya kureba kure nkumva biranga, najya kubuzunguza umunwa nkumva ntibifashe, nta mbaraga zirimo mu ntoki, nkaba ntafata n'iki n'akantu na kamwe. Ibiro byari byaragabanutse, nsigaranye 40. Ariko umunsi ku wundi Bibiliya ivuga ngo bagendaga bagwiza imbaraga. Nagendaga ngwiza imbaraga, nawe umunsi ku wundi uzagenda ugwiza imbaraga, uzagenda ukomera, uzagenda Imana yawe nikugarukaho, uzagenda ukomera, uzagenda ugwiza imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ibitari igihe kigeze mbivamo, bampa imiti nzajya mfata ndayinywa, nkayinywa, ariko njya gusenga Imana, ntangira none kuvuga ubutumwa bwiza no gutanga ubuhamya. Nagera imbere y'abantu nkababwira ngo ndashimira Imana ko yandebye, ibona nabo wo kwizerwa, nanjye ngabira umurimo. Amashuri ntayo kuko narayadropinze, narayataye. Aricyo cyari icyizere cyanjye, cyararangiye.
Bibiliya ivuga ngo ese imfatiro z'umukiranutsi zishenywe yakora iki? Ibyo nari niringiye yari ayo mashuri, kuko iwacu nta cyari gihari na kimwe. Navuga ngo aya mashuri niyo azamfasha nkabaho neza. Reba kugera uyu munsi sindajya mu kazi ka leta na rimwe, ariko Imana imbeshejeho kandi neza mu mujyi wa Kamembe. Buri munsi ama surprise Imana igena intungura ikantunguza ama gift zayo gusa. Ndiho neza, ndasabye umuntu ahubwo ikoreye mu biganza byanjye ikanyuza mu ibyo kumbeshaho. Abana bariho neza bariga, mama wabo ameze neza nabarangije kwiga, nta kibazo na kimwe Imana yangiriye neza. Nje kuvugana n'umutima wawe, wowe unyumva, nje kuganira nawe, nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo humura. Ubutumwa nkuzaniye baravuga ngo komera, wicika intege, winanirwa ni ikigeragezo cy'agahe gatoya. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo Kuva ibice 40 umurongo w'12, ibice 12 umurongo wa 40 kugera ku wa 42, haravuga ngo imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 hadasazeho umunsi, hatanabuzeho umunsi, ingabo z'Uwiteka ziva mu rusuko rwa Egiputa. Biravuga ngo iryo niryo ryajoro ryo kuziririzwa Uwiteka cyane. Abisirayeli bose bakwiye kujya baziririza mu Uwiteka kuko yabakoreye ibikomeye. Igihe cyawe kizagera kandi ufite igihe cyo gutabarwa kwawe. Amaso yawe yavane ku by'isi, uyavane ku mashuri nkanjye wari warayashyizeho. Ayo mashuri yaguhinduka, yagutenguha. Hari umuntu wamaze imyaka 38 ku kidendezi cya Betesida, yararindiriye uwamutabara. Uyu mugabo Barutimayo yamaze igihe kinini yicaye ku nzira abura uwamurengera, ariko yararindiriye Kristo ko hagera. Igihe cy'Imana iyo kigeze uratabarwa. Imyaka bamaze mu rusuko yari 430. Iyo myaka igeze biravuga ngo hatabuzeho umunsi umwe, ngo hatanasazeho umunsi umwe, ingabo z'Uwiteka ziva mu rusuko rwa Egiputa. Ziragenda zijya iyo zigomba kujya. Humura ufite gakondo nawe, humura ufite iwanyu, humura ufite ugukunda, humura ufite ukwitayeho, uwo ni Kristo. Reka tuvuge inyuma yo kuva kwa muganga rero. Mvuye kwa muganga ngize utubaraga dukeya, umuntu yambona ngo uri yango yarasaze. Gwerega ngo yagiraga ubwenge bwinshi ku ishuri ngo nibwo bwamusajije, ngo buri yaranasaze. Akazi bakakanyima ngo n'umusazi, ngo azabakorera ibintu bibi cyane. Umuntu wese aho ngiye hose gusaba akazi ngo n'umusazi. Satani araza nyambura umwambaro w'ubuzima, anyambika umwambaro w'ubusazi. Abantu bandebye nambaye neza agashati noneho niga kaminuza, naba nambaye n'agakweto gakeye, bakabona ndi umusazi kandi nambaye neza, ntanavuganye nabo, ntanagiye nanduranya, ntanasa nabi, ariko bakandeba bakavuga ngo n'umusazi. Ibyo bibaho. Hari umukobwa Imana ivugana nawe, hari igihe abantu bavuga ngo we ntuzashaka ngo uri umusazi, bakavuga ngo nta bwenge ufite, bakavuga ngo ntubyara, bakavuga ngo urashaje. Ndaguhumurije mw'iki gitondo, ndaguhumurije mw'uyu munsi mwiza. Humura. Ijambo Imana ivuga ritandukanye n'iry'abantu bavuga. Yavuze ngo komera, ikwitayeho. Nawe uzashaka. Mwa mubyeyi we, hari igihe abantu bavuga ngo umaze imyaka 5, 7, ngo 12 utabyaye, uzabyara. Uzabyara igihe nikigera. Imana izahumuriza umutima wawe. Ndavugana nawe watawe bakakwanga, ababyeyi bawe ngo singe wamubyaye, akakwihakana. Uya Kristo yarakubyaye noneho. Imana yarakubyaye, Imana ni papa wawe. Kandi hari igihe bakwemera, bakakwemera waramaze no kubarenga ku bushobozi. Humura, Imana ifite umugambi wo kunezeza umutima wawe. Haleluya. Amina. Icyo gihe nabwo nageragejwe n'ikintu cyitwa inzara. Inzara irandya kubera nabuze akazi. N'abantu baravugana ngo n'umusazi. Urumva nta wakwakira umusazi mu rugo rwe. Ikindi cya kabiri, nta nakazi mfite. Inzara irandya, inzara irambabaza, inzara irandya, irongera irandya. Na ya myambaro nambaraga kuri kaminuza nitangira gusaza nanone. None umuntu wize kaminuza yambaye ibicitse, yambaye ibishaje, n'ubundi subiye muri bwa buzima bwo gukuburirwa n'abantu. Urangije kwiga. Ubwo urumva sindarangiza, naradropinze, naracikije. Ariko Imana ndayikunda, ni nziza cyane. Amina.
igihe kigeze hashize imyaka 6 nubatse urugo. Nabwo rwubaka nari ngishonje, ariko ndavuga ngo kubera ko navuganye n'Imana irambwira ngo mwana wanjye nkubakiye urugo rw'amahoro, nkubakiye urugo rw'umugisha. Ndi no mu mibabaro ijwi ry'Imana ryansangagayo, nafashe umwanzuro nubaka urugo, nzana umugore, turabana, tubana n'ubundi dushonje kandi dusangira ya mibabaro. Ariko ni igihe gitoya twayimazemo, Imana ibitugiriye neza, ibifuku iriba ry'ibyo kurya mu muryango wacu. Ntabwo dushonje bene data, Imana yaratugaburiye, Imana yatwitayeho, Imana yaratwambitse, kandi Imana iraturyoheje, tumeze neza. Ndakubwira rero ngo nta kigeragezo gihoraho, nta gahora gahanze. N'imvura yo ku bwa Nowa yarahise, yari nyinshi irimo n'umwuzure, kandi yarahise hongera haboneka abantu ku isi. Humura, ibyo ucamo ntabwo ari wowe bizahitana, ibyo muri kunyuramo si wowe bizahitana. Iyi korona yakanze abantu, bagira ubwoba ngo turapfuye, ngo iherezo. Ariko ntabwo korona ari iherezo. Kristo niwe uzaza gushyira ibintu byose w'iherezo, kandi ntabwo azaza mu buryo bw'amayoberane, azaza ku mugaragaro nk'uko Bibiliya bivuga muri Matayo 25:31, ngo umwana w'umuntu bwazaza, ngo azazana n'abamarayika be bamushagaye, ngo nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, azicara ku ntebe y'ubwami. Kristo azaza aturutse mu bicu. Bibiliya zivuga ngo yanyuze hano hejuru agenda, niho n'ubundi azanyura agaruka. Kuko ijwi ryaravuze ngo mumubona arenga agenda, ngo niko muzamubona n'ubundi agaruka. Yesu rero azaza si ibanga, kandi niba umunsi wo kuza utinze, arimo aratabara, arimo aragenda yoroshya imibabaro, arimo arohereza marayika umutabaza, akaza ati genda umutabaye gakeya, genda umufashije umuha ibyo kurya, genda umwambitse, genda umuhaye akazi, genda umuhaye urubyaro, genda umuhojeje amarira gakeya. Ibi turimo hano mu isi ntabwo ari wo munezero wagutse, ntabwo ari wo murage twarazwe n'Imana Data, ahubwo umurage wacu ni mu ijuru. Haleluya. Ibi ni ibihumuriza Imana igenda izana, ikabizana kugira ngo idufashe, itugire neza. Icyo dusabwa rero kugira ngo twaccessinge uwo mugisha ni ikihe? Ni ukwegera Imana cyane, ukavana amaso ku bantu, ukavana amaso ku bintu, ukavana amaso ku isi, amaso yawe ukayahanga Uwiteka wenyine, ugasenga Imana, ukizera gusa. Igihe cyose uzaba wizeye, Imana ntizabura kukugirira neza, ntizabura kugutabara. Bibiliya ivuga ngo niba abana banyu babasha kubasaba ibyiza mukabibaha, none ni gute so wo mu ijuru azabura kubagirira neza? Ni gute so wo mu ijuru yabura kubatabara? Niba mwebwe mubasha kumenya ibyiza mukabiha abana banyu, iso wo mu ijuru wakuremye mbere y'umubyeyi wawe yuko abaho, akagupanga akavuga ngo wowe Eliya uzavuka, wowe Jonathan uzavuka, wowe Enoke uzavuka, wowe Jafet uzavuka, Debora uzavuka, Rachel uzavuka, Janet uzavuka, Paul uzavuka. Mwese akabavuga uburyo muzavuka, uburyo uzabaho n'uburyo uzatura, agategura iyo gahunda y'imibereho yawe mu isi. Urumva ari we wabura kukugirira neza, kandi afite byose mu biganza bye. Bibiliya ivuga ngo irambuye ikiganza cyayo rimwe gusa, ngo ibasha guhaza kwifuza ko bari mu isi bose. Igisigaye no kuvana amaso yacu kuri ibi bigaragara, ibi bishya, ibi bitumuruka nk'umuyaga, ibi bihuhwa bikagenda, tukayamuhanga ubundi akatugirira neza. Ndabizi imitima yanyu yahuye n'ibibabaza byinshi. Hari umutima wabaye akahebwe, hari umutima wabaye akayunguruzo watobaguwe n'iby'iyi si. Hari byinshi byaje biratobora, amagambo aragutobora, akavukire iragutobora, akarande ziwanyu ziragutobora, akazi kukabura biragutobora, hari ubukene buragutobora, inzara iratobora, kwambara ubusa biratobora, noneho kwirwa bakwirukankana n'abantu bose baragutobora, hari abateka mutwe bakuje baragutobora. Impande zose umutima wawe wabaye akayunguruzo kuko watobaguwe na byinshi. Hari byinshi byagiye biwutobagura, ariko nta wundi womora umutima, ni Kristo wenyine. Kristo yatashye mu mutima wawe arawomora. Njya nibuka Zakayo ngo yari mugufi, umunsi umwe yumvishe ngo Yesu araza, naho ashaka kumureba, aragenda yurira igiti. Igiti amaze kucyurira aravuga ati iki giti ngiye kucyurira ndebe ko nanjye namubona. Kristo aramubwira ati Zakayo manuka ururuka,
ururuka nawe ndakubwira ngo umutima wawe wururutse Kristo ari kukubwira ngo manura umutima wawe uwururutse uyu munsi ari burari wawe uyu munsi arashaka kwicara mu bugingo bwawe uyu munsi arashaka kwicara mu mutima wawe ururuka Zakayo ururuka Jonathan ururuka Jeni ururutse umutima wawe wumva utuje wumva uhumuye wumva ufite amahoro mu mutima ururuka nawe Kristo arashaka kurara iwawe umusasire gusa umusasire Kristo arashaka kurara iwawe musangire amen uwo munsi Zakayo nibwo yibutse icyaha ariko inyuma yaho yabaye umukozi w'Imana Yesu ashimwe amen nubwo waba warakoze ibyaha bimeze bite birashoboka ko waba warasambanye ariko ntiwarusha Rahabu birigi ivuga ko yari umusambanyi cyane ariko nawe yagiriwe imbabazi Imana iramubabarira Pawulo uyu twavuze wandikiye Timoteyo yari umwicanyi yishe benshi ahagarara ku mfu za benshi ariko Imana yaramubabariye ahinduka umukozi wayo nubwo waba umujura ntiwageza haza Zakayo yanyaze abantu ibintu byinshi ariko Yesu amaze kugera mu rugo iwe yaramubwiye ngo Zakayo uyu munsi naje iwawe ngewe niho niyiziye Zakayo nawe aravuga ati nanjye abantu nambuye ngiye kubariha bose inshuro 4 ibyo nagiye ntwara Dawudi yakoze icyaha ariko Imana yaramubabariye Dawudi yasambanyije umugore wa Uriya Betsheba amaze kumusambanya yicisha Uriya arangije ubwoko bw'Uwiteka burahashikira buratikirira burapfa ibyo byose Imana ibimwandikaho ariko umunsi yahishuriwe n'ibanga rimwe ryo gushira amavi hasi aravuga ati Uwiteka we mbabarira niwe wandemye yaramubabariye amugirira imbabazi nawe nubwo warakoze ibyaha ntutekereze ko ibyaha ari byo byagutandukanya na Kristo nta kintu na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo Kristo aracyagukunze ikimenyetso nuko ukiri guhumeka ufite amahirwe uracyafite amahirwe yo gusanga Kristo yo kumwegera yo kwihana yo gukomeza kubana nawe ndetse kandi nyuma y'ibi ngibi wanyuzemo wakora iby'ubutwari bikomeye wabintwari warengera benshi wazatabara benshi ku musozi w'iwanyu wazaba isoko y'umunezero kubababaye ku musozi w'iwanyu wazaba isoko y'ibyishimo wazaba ibisubizo ku bwa benshi ndabizi neza hari abantu bashonje niwe barindiriye kuzabagaburira hari abantu bambaye ubusa barindiriye wewe ngo uzabambike hari abantu bababaye barindiriye wewe ngo uzabanezeze uzasetsa imitima yabo hari abantu uyu munsi bari guhekenya amenyo barakaye cyane hari abajya bavuga ngo barashiririye ngo baranutse abo bose barakurindiriye niwe barindiriye kandi ni wowe Imana izakoresha kugira ngo igutabare ni wowe Imana izakoresha kugira ngo ihumurize umutima wawe wabo ni wowe Imana izakoresha kugira ngo abantu batabarwe hari abantu uzabera ba pare hari abantu uzabera ba marene hari abo uzabera papa na mama hari abo uzagaburira hari abo uzatabara ni wowe uzabikora uravuga uti ndi mu byaha ubirimo nyine ariko Kristo aragushaka kugira ngo uzugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki Kristo aragushaka wowe ngwino umwegere kugira ngo uzahumurize abandi uranabizi ubifite mu mpano zawe ujya wumva ufite impano yo gutanga n'ibindi ariko uracyaboswe bohora umutima wawe uzane kuri Kristo maze numara kugeza kuri Kristo agukoreshe ibyo wagenewe Haleluya amina kumenya umusozi Imana igushaka ukawuhagararaho niryo banga ryonyine amen ukava mu by'Imana itagushakamo ukajya mu by'Imana igushakamo kandi urwana n'umutima wawe ukumva hari iby'Imana igushakamo ukaguma urwana nawo ngwino kwa Yesu uhumuriza abandi Yesaya arandika ati nimuhumurizanye nimuhumurize ubwoko bwanjye nimuhumurize abantu banjye nimubahumurize mubakomeze nimuhumurize abantu banjye mubahumurize niko Imana yanyu ivuga muvuga iby'ururutse imitima y'abi Yerusalemu mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka amen Uwiteka arabababariye inshuro 2 arabababariye arabihanaguye byose wowe ngwino twikorera umurimo w'Imana ngwino twigire mu bwami bw'Imana ngwino dutabarane ngwino dukomezanye ngwino duhumurizanye ngwino twisungane ngwino tugendane muri uru rugendo rw'abana b'Imana amina mwene data muri Kristo Yesu ndagira ngo ngusaba ikintu kimwe igihe cyawe ni iki ngiki
ndumva umutima wanjye uhamanya n'umwuka w'Imana ku gihe cyawe cyo gutabarwa ari iki. Humura, komera, uhumure kandi uhumuriza abandi, ukomere kandi ukomeza abandi, ukomere ukomeza abandi, uhumure urahumuriza abandi. Ntabwo ari wowe wandikiwe amaganya iteka ryose, ntabwo ari wowe wandikiwe umubabaro iteka ryose, ntabwo ari wowe wandikiwe gupfa ukenyutse. Oya, uzarama. Niko Dawudi nawe yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo mbwira abantu imirimo n'ibitangazo Uwiteka yakoze. Haleluya. Ntabwo ari wowe ugomba gukenyuka, si wowe wandikiwe kuzapfa, si nawe uzahora mu bikomere, si wowe uzahora umutima ubabaye, si wowe. Ubwira umutima wawe ngo si jyewe, n'iby'abandi, n'ibya Satani nyirabyo, ntabwo ari ibyanjye. Kandi Satani uko yakubabaza kose ntabwo afite iherezo ry'ubuzima bwawe, ntabwo afite no kukwica, ntiyabishobora, ndakubwiza ukuri. Nubwo yateza accident imeze ite, nubwo ikamyo yagucaho, Imana ikigufite mu kiganza, uvamo kandi ukava muri muzima. Yohana bamutetse mu ngunguru y'amavuta ngo avamo ari umusore, avamo yabaye mushyashya. Bameshake, Sadoka na Abedenego babajugunye mu itanura ry'umuriro, bavamo ari bazima, bavamo bagize kurabagirana kudasanzwe. Daniel bamutaye mu rwobo rw'intare, avamo za musasi yariryamira. Nawe ibyo unyuramo ntacyo bigutwara. Mu Kristo ari mu rugendo rugisiyoni, yageze ku ntare asanga ziziritse, bamwizerwa bari bamaze gusubira inyuma bacitse intege. Nawe humura, ntacyo uzaba, ibikwasamiye ntacyo bizagutwara. Yego ni byinshi biranakanganye, ariko ntibirusha imbaraga Imana yacu twiringira. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Pastor, murakoze cyane, turabashimiye ku kiganiro kiza muduhaye, kandi Uwiteka abahereza umugisha. Hanyuma ari umuntu dukurikiye none ahangaha mu kiganiro, wibaza ngo nshobora gukora iki none ahangaha nyuma y'ikibwiriza tumaze kwakira. Aribaza ngo nshobora gukora iki kugira ngo none ahangaha umutima wanjye wakiri kunyurwa nuko ubuzima mbayeho, wakiri kunyurwa ne kuguma kuba mu bwihebe. Mu magambo makeya dufata conclusion y'ikiganiro, nubwo mwari mumaze kugira ibindi mutubwira, ariko mu magambo makeya niki wamubwira? Inama nagira uyu muntu ubabaye iri mwiri jambo, mu mutwe w'ijambo twavuze ni komera. Yego. Irindi twavuze ngo humura, kandi ukomere ukomeza abandi, uhumure uhumuriza n'abandi. Inama namugira ni iyi ngiyi: nahe Yesu Kristo umutima we, namuha ubugingo bwe, Kristo abuyobore. Namara kubuyobora araza kumwigisha uburyo abana n'ibyo anyuramo. Kristo atakwihanganishije ngo akubwire aguhumurize, ajye mu matwi yakubwira ati humura, rega turi kumwe. Uko nari kumwe na Daniel mu rwobo rw'intare, nawe turi kumwe. Uko nari kumwe na Meshake mu itanura ry'umuriro, nawe turi kumwe. Uko nari kumwe na Yohana mu ngunguru y'amavuta, erega nawe turi kumwe. Kristo niuza akakubwira iryo jwi. Zaburi ya 23 nivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, nta nubwo nzakena. Njyewe sinzakena, niwe muhumuriza dufite mukuru. Ubundi n'abantu baguhumuriza nabo yohereje, nabo yabwiye ngo nimugende mu muhumurize. Na ubundi ntabwo baguhumuriza, ahubwo Kristo yabohereje baraza bakaguhumuriza. Uyu muntu rero ubabaye, ndamusaba niyegere Kristo, azamuha kunyurwa n'ibyarimo, kandi ni uzahindura ahari umubabaro akashyira umunezero. Reka tubashimire mwese mwari mudukurikira, rero mukurikiye ikiganiro cyacu. Tubabwire ko ibiganiro byacu aragaruka, tubibutse gukora subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu rero n'abataha, dushimire cyane Pastor, mwakoze cyane mu kiganiro. Murakoze cyane, Uwiteka abaho umugisha. Amen. Nizera ko ubutane tubatumira muzaza mu nubundi kubwiriza abadukurikira. Murakoze cyane. Murakoze cyane, muhaye muronke, kandi Uwiteka abaho umugisha muri byose mukora bya buri munsi. Amen.